nyuma y'uko urebye iyi video ndakwinginze ibi bintu ntibizigera bikubaho. Reba nawe, reba umukobwa ahindutse inzoka yicaye mu ntebe. Hari uwazaga ari kureba amuza n'icyo kunywa, arangije abona yahindutse inzoka, arongera ariyuburura, ubwoba buramwica cyane, abura uko agira, arongera ahita yonga. Mana nyagasani, mu gihe wa wundi akimutekereza kireba ngo agiye hehe, abaramubwira ati mva muko. Yahindukiye ataka, yahindukiye asakuza. Mana nyagasani, nakubwiye ngo nyuma y'uko ubonye iyi video ibi bintu ntibizigere bikubaho, nawe byakubaho. Ni ibintu byiza cyane, uraza gusobanukirwa impamvu. Banza ukore subscribe, ukore like, udushyigikire, ubundi tubane kuri iyi video. Wihangane nkoze ntoya kugira ngo ubashe kuba wayireba uyirangize. Umukobwa yaramubwiye ati ubonye iki? Uyu mukobwa aramusubiza ati nta kintu mbonye rwose. Ati ndakubwiye ngo niba hari n'icyo wabonye ushyireho uwo munwa, ntuzigere ukivuga, kuko nuramuka ukivuze nzahita nkwica, nta nubwo uzamenya aho wagiye. Umukobwa yagize ubwoba. aramubwira ati ntugire icyo uvuga, ati nugira n'icyo ukora, ntugira n'ubibwira, ati nzakwica. Mana yanjye, umukobwa agize ubwoba, yaramuzaniye icyo kunywa, yaramuzaniye ikinywaji. Mana yanjye, ese birarangira bite? Nakubwiye ngo nawe ibi bintu byakubaho, uraza gusobanukirwa impamvu byakubaho. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, making sure ko iyi video uri wirangize, kuko uraza kubona isomo. Umukobwa yabaye nk'umuntu urwaye yahamuka, kuko ntago azi ibintu biri kumubaho, nta nubwo azi neza. Yarebye icyo kunywa, areba uwagishyiriye, ubwoba buramwica, ashaka gusubira inyuma, ariko umutima uramubwira ati tambuka, n'ubundi wamuzaniye icyo kunywa abashe kuba yanywa, abashe kuba yashyira inyota. Mana nyagasani, uyu mukobwa nibwo akigera muri iyi nzu, nibwo akigera muri iyi nyubako, nawe ureba ibintu bitangiye kuba. Yaraje azana icyo kunywa, ari nako amwitegereza n'ubwoba bwinshi cyane. Aramubwira uti nihagira icyo uvuga, niba ari n'icyo wabonye bifate ko ntacyo wabonye, kandi niba ari n'icyo wabonye nugira icyo uvuga nzakugirira nabi ubuzima bwawe bwose. Mana yanjye, ese birarangira bite? Reba n'umukobwa mwiza, reba ukuntu ameze, reba n'urugo rwiza. Umukobwa yavuyemo aragenda, uyu nawe asigara aho ngaho. Uyu nawe yaraje mu gikoni, imitima itangira kuba myinshi, atangira kuba uyubuhe, akajya hirya akagaruka. Uwo yaraje kureba yarahageze, aramusekera cyane. Urabona ko baranaberanye, urabona ko ni umukobwa mwiza cyane. Ntabwo wakeka yuko yaje mu nzoka, ntabwo wakeka yuko ari umuyonga w'umukobwa. Uyu nawe aracyavuga uti nkora iki? Uyu mukobwa arava hate? Ese nkora iki? Ese kambwiye ngaranyica? Ese kambwiye ubu ninkora icyo nkora akanyica, nigira icyo uvuga akanyica? Biraza kurangira bite? Biraza gukora bite? Niba nkubwiye ngo ntugende utangije video, wihangane uyisoze, uraza kubona impamvu nahisemo iyi video. Uyu musore yamenyanye n'uyu mukobwa online, arimo aramubwira ati uri mwiza cyane, ntabwo wamenya yuko twabonaniye online. Ubu bwiza ntibusanzwe, uko najyaga nkubona ntabwo ariko musanze. Mana yanjye, urasa na bike, uri marayika. Gisa umusore ni mwiza, unababona urabona ko ari couple nziza cyane. Ariko mana, ibiherekeje ni ibindi. Ubu buzima rero, iyi si yamaze kwangirika. Mujye musengera abanyu, mubahige, mubasengera amanywa n'ijoro. Uyu nawe aracyabaza Imana icyo gukora. Mana ndakwinginze, nyobora icyo gukora aha hantu. Naragusenze, narapfukamye, naragushimye, ndakwizera, nyobora icyo gukora. Umukobwa yaragiye, mu gihe uyu nguyu akirimo amubwira turi mwiza, urasa na bike, ntabwo wamenya ko twabonaniye online. Ibintu ni byiza cyane. Yafashe icyo kunywa kugira ngo abashe kuba yamuzimanira, akanyota ni kenshi, abanze yica ingwagasi y'icyaka. Ese biragenda bite? Umukobwa arimo araseka. Uyu nawe yaraje, yigaga ku mugambi wo gukora. Yaraje aramuhamagara, aramubwira ati bosi, hano mfite ikibazo, ndifuza support yawe, ndifuza ubufasha. Aramubwira ati ni ubuhe bufasha? Ati ni ubuhe bufasha ushaka ko nkuha? Ati bosi, si ukukurogoya gusa
ni akantu gato urahita ugaruka. Yabivugaga afite ubwoba cyane ati urabona hariya mu gikoni nafunguye gaze, maze gufungura gaze none yanze gufungika, irimo irameneka, mbabarira ndakwinginze uze umfasheho ubashe kuba wayifungira, kubera nakoze amavuta ndi kuyifunga ikanyerera kandi irimo irasuma cyane, ishobora no gutwika inzu, ibintu byose bikangirika, ihangane gatoya. Yaramubwira ati ariko nta soni, reba ndi kumwe n'umushyitsi nibwo akize ngiye kumuzimanira, ati ndabibona rwose, ati nanjye ni njye wamwakiye, ati ni akantu gatoya njye nafashe amavuta ntabwo iri kubasha kuba yafungika. Arimo aramwumvisha uburyo ki yava aha hantu byibuze ngo arebe ko yamurengera. Ese biramuhira? Bajya bavuga ngo amarito ari mu rupfu niyumva. Reka dukurikire turebe intambwe ku yindi, uraza kuba wasobanukirwa, uraza kuba wamenya. Yaramubwiye ati reka maze mfunge iyi gaze tutaza guhira mu nzu, bazi byaje byagenda neza. Mana yanjye, umukobwa yasigaye aho ngaho, reba kuntu areba, Mana nyagasani, yahise ahumeka, baragiye atangira guhumeka, arangije arigaragaza. Nguko yigaragaza, nguko online ikora, nguko kudasenga bikora, nguko rwose yararangije guhumeka, baragiye ahumekaho gatoya. Nguko umukobwa ahumeka. Reba uwari kurwanirira, yaraje ngo iyo gaze iri hehe, agiye gufata kuri gaze, ambwira ati nta gaze, nta kibazo kiri ahangaha, ndashaka kukuvugisha umwanya muto, ndashakaga impamvu yo kugukura hariya ngo ubashe kuba waza nkubwire, ndakwinginze, ntabwo twabanye nabi, ubuzima bwanjye umfashiriza ababyeyi, nanjye ukamfasha ukampa amafaranga ntunga, ariko ndashaka gusevinga ubuzima bwawe kuri uyu munota. Uriya mukobwa uri hariya muzaniye iriya byeri, atariko ibintu mbonye n'amaso yanjye n'ibibaho, atariko ugira ubwenge, atura ni umukunzi wanjye, none ibintu uri kumbwira birahurira hehe n'ibyo uramutse umbwiye ahangaha? Mana nyagasani, ese biraza kurangira bite? Biraza kugenda bite? Kurikirana ukore subscribe. Yatangiye kumbwira ati ufite buro yafungutse mu matwi ku buryo utabasha kuba watekereza neza, ati wowe uramamagaza umuhamagarira gusa umbwira ngo uriya mukobwa ari sekibi wamwiboneye, ati uriya mukobwa mwiza kuriya, ati boss, ati ntabwo unyizera, ati kubera icyo utanyizera ni ukubera iki? Ati ntabwo nakwizerera mu mafuti, nta nubwo wakagombye kugira icyo umbwira ahangaha. Boss yabambye, yanze kugira icyo amubwira, abuze n'aho amuhera kugira ngo amubwire ati kuko ari kumubwira uti uramenye, buriya umuntu nakwima ijambo, umuntu nakwirengagiza, umuntu uzakwima umwanya wo kuba wakwisobanura, burya uwo muntu aba yagushoboye, nta n'ahandi, ntiwamubwira ngo akumve. Amubwira ati njyewe namwiboneye neza n'amaso yanjye abiri, uriya mukobwa ahinduka inzoka, agahinduka umuyonga, ubwo rero urarya uri menge. Nibyo byonyine ashaka kukubwira. Uyu nawe mu kanya gato yari arimo ahumeka, yari arimo ategereje icyo bita imyuka mibi. Musenge, musome ijambo ry'Imana, mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya haranditse ngo muzasenge ngabakizwa mubabatirisha amazi, kandi muzahabwa ubushobozi bwo gutsinda Satani, muhabwe no gutsinda imyuka mibi yose. Icyo ni ijambo ry'Imana, sinibuka aho ryanditse ariko byanditse muri Bibiliya. Yatangiye kumbwira ati wowe ushobora kuba ubwonko bwawe bwacanganyikiwe, ati boss ntabwo nacanganyikiwe, meze neza ndi tayari, ahubwo nawe basha kuba wanyumva byibuze. Ese arakora iki ngo amwumve? Yarabonye impamvu yo kugenda haranga amubwire, none yanze kumwumva. Mana nyagasani, yambwiye ati ahubwo tegura icyo kurya utuzanire hariya turye, dore arashonje. Mana yanjye, agiye kugaburira inzoka. Mana yanjye, ese biraza kurangira bite? Wowe ntugende intambwe ku yindi, uraza kuba wamenya buri kimwe cyose. Umukobwa yaramubwiye ati ngiye amaso yanjye abiri namwiboneye, ati urabizi neza wamubonye? Ati namubonye rwose, yanambwiye ngo ningira uwo mbibwira azanyica, amaguru yahinduka inzoka, umutwe wahinduka inzoka. Mana nyagasani, ese biraza kurangira bite? Aracyamusobanurira. Umusore yamukenetse, yifashe mu mayunguyungu
mayunguyungu arimo arareba ukuntu yigira. Uyu nawe aracyarekenge rwose, aracyategereje umukobwa, aracyategereje umusore sheri wiwe babonaniye online, nibwo bwa mbere bahuye. Ariko nawe reba abo duciringa nabo, reba abo tuganira nabo, ntibizagushuke ni ibya filime. Ibi bintu bibaho, umuntu asigaye akuroga akoresheje telefone, akaguhamagara cyangwa akareba ifoto yawe akahita agusoza, akahita kugira neza umuntu ashaka kuba we, akakugira igicibwa. Ariko uyu nguyu ntabyo azi, nta nubwo ari kubiha agaciro. Mana nyagasani yaramubwiye ati rero indi nshuro imwe yonyine ngenda ndahita nkwirukana burundu, ntuzongera gukorera ahangaha, n'ubufasha naguhaga burahita burangira. Mana nyagasani, ese arahari ubufasha? Ese arigaragaza? Yaramubwiye ati nuwongera nzanagukubita, ati ntukaneshe umutwe. Umusore yamaze kwishyiramo kagiye kurya umwana, yamaze kwishyiramo kagiye kwinezeza. Yambwiye ati wa kigoryi we, ati wa mwanda we, n'ikindi gihe ntuzongere kunyinisha. Rwose bosi abifashe nko kumukinisha. Ni bya bindi bavuga ngo amaribori ngo imyate y'ukunda uyibonamo amaribori. Ngo iyo mumaze gutandukana, iyo utakimukunda nibwo ubona yuko wari waribeshye. Uriya ntuzafatire umwanzuro mu marangamutima yawe, uzabanze ushishoze, urebe iburyo n'ibumoso, urebe utekereze kabiri, uzabona icyo gukora kandi cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi kizagenda kikugarukira. Mureke kwangiza destiny yanyu, mureke kuyangiza mu gihe mugifite amahirwe. Yaraje ambwira ati I'm sorry, umbabarire cyane, ati nta kantu namufashaga, ati yanesheje umutwe niyo mpamvu, ariko ntabwo nakwima umwanya kuba wigomye ubwawe ukirengagiza imirimo yawe ukaza ahangaha. Nuko wanyitayeho, niyo mpamvu nanjye ngomba kutagupfusha ubusa. Mana nyagasani, ese biraza kurangira bite? Yarasetse cyane, baraseka cyane. Urebeye inyuma nta kibazo, ariko mu buryo bw'umwuka harimo ikibazo gikomeye cyane. Uyu yamaze kuba pararize mu bwonko. Nibyo maze kukubwira mu kanya, ati n'umuntu kuri telefone araguhamagara akakurangiza. N'abarozi nabo basigaye bakoresha tekinoloji. Uyu nguyu nawe aracyamubwira ukuntu ahangaha agomba kwisanga. Ati rwose, ati nushaka unarare, nuhita ugenda ahangaha, hari kimwe cyose, ubuzima buragenda, twebwe nta kintu tubuze, amafaranga turayinjiza. Ese biraza kurangira bite? Umubebi nawe yiteretse nuko nguko rwose. Arangije amukoraho, amubwira ati ni ukuri kw'Imana, ati byongeye no kugukoraho njye mfite ubwoba, kuko rwose uramurika neza, usa na marayika. Nawe reba wari kwita marayika. Ese ibintu wabisobanura ute? Ese wabisobanurira umuntu ute? Ese wabyumva ute? Nta mpamvu rero yuko mutagomba kumva ababwira. Impamvu uzabisobanukirwa iroroshye cyane. Impamvu iroroshye, reka nyikubwire uyumve neza. Uri kureba n'iyi filime, impamvu yonyine yabikwereka ni ugusenga. Nta muntu usenga utabasha kubona ikibi kimwugarije, ntibibaho. Iyo nta n'ubushobozi ufite, Imana igutumaho abantu bakagutabara, nk'uko Imana iri kunyura muri uriya mukozi kugira ngo ibashe kuba yatabara uno musore. Niyo mpamvu nta muntu wigira. Bakomeje gutwenga amubwira ati nituva ahangaha, ati turagenda tujye muri shop, mbashe kuba nagushopingira n'utundi tuntu twiza wifuza. Ati suko nkubahutse, ati suko wambaye nabi, atariko kubw'urukundo ngukunda, kubwo nkwifuriza ibyiza, nabigukorera kugira ngo urwibutso rwanjye nawe rutambare. Mana nyagasani yamwenyagamo. Nuko nguko disi ni beza, disi n'abana beza, ariko disi uwo ari kwita uwo marayika ni sekibi. Iramushaka kumwangiza, irashaka kumwicira ubuzima. Ese biraza kurangira bite? Ntugende udashoje iyi video. Niyo mpamvu nazanye video ntoya kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa ibintu bisigaye biba muri iyi si y'abazima yamaze kwangirika. Ubuzima bwacu twabweguriye iby'isi, twitera Imana umugongo. Imana nayo ibigenda itunyuza akanyafu gakeya. Yatangiye kumukoraho, ati ngiye nagukunze cyane, ati urukundo nagukundaga, ati rwikubye inshuro nyinshi cyane, ati niyo mpamvu rero numva nishimye. Narambwiye ati nanjye natangiye mbikubwira kuva na kare hose, ati ngewe nyikubona ubwiza nagusanganye ntabwo aribwo najyaga nkubonana. Mana yanjye, bose umusore
umusore yamaze gutwarwa, umusore ubwonko bwiwe bwamaze guhindukira, yafashe icyo kunywa, yafashe ikinywaji, uyu nawe aracyabogoza yabuze icyo akora. Yeguye Bibiliya, hari igitabo yeguye aho ngaho, yaravuze ati reka ngende mu bushobozi bwanjye ngiye kugira icyo nkora, nishake mpfe, nimpfa ariko mpfire mu mwami. Ni bya bindi bavuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka ukavuga ati yego nimuze muruhuke. Yaraje arabafesinga, yaravuze ati ngiye gukora ikintu, ati bose wanze kunyizera ariko ngiye kukwereka Imana yanjye nsenga, ngiye kukwereka ijambo ry'Imana. Yatangiye kumubwira ati ariko ubundi wasaze, wanyweye ibiki bituma uza gusarira ku bantu? Ati tuve hejuru, ati ndakwinginze va hejuru, ati kandi nakubwiye naguhaye warning, umutwe wawe ntabwo wumva, nta nubwo ubasha kuba watekereza. Umukobwa yaramwumvishe, bosi yisararanga, ese Imana yaramukoze isoni, ese biraza kurangira bite? Kurikira intambwe ku yindi. Yaramubwiye ati igisigaye genda upakire ibintu byawe ugende, ati genda upakire ibintu byawe ugende. Umukobwa yaramubwiye ati rero, ati ndabipakira nta kibazo, ati ariko ndaje mbanze ngukomfirime, twinjiriwe ugomba kuba wabimenya, Yaramubwiye ati yatangiye kumuramburaho Bible, yatangiye kubwira Imana ati Imana nagusenze kenshi, aho wankuye ndahazi, ati ariko mpora nsenga nkusaba imbaraga z'umwuka ndetse n'iz'ibitekerezo, uko nkwizera niyo mpamvu utagomba kunkoza isoni. Akivuga ayo magambo, imikororombya yatangiye kuzamuka, atangira kubabara. Umuhungu atangira guhaguruka, atangira kumuhunga yigira hirya, ati ndahamagara imbaraga zawe Mwami, ngwino udutabare udukize icyago, ngwino utabare nk'uko wagiye utabara abandi, natwe dutabare ndakwinginze. Ukavuga imikororombya ikazamuka, umukobwa agataka cyane yenda gupfa, umutwe ukamujya avuga ati ndimo ndapfa. Uko yavuga ngo ndimo ndapfa niko yazamutse muri ya nzoka, uko yaje mu nzoka ni nako asubiyeyo. Mana nyagasani, Bibiliya mu kwizera kwe ni uku nguku wizeye Imana itajya imukoza isoni. Ni uku nguku nawe Imana nuyizera izajya iguha imbaraga zo gutsinda umwanzi. Mana nyagasani, yahise ahereza Imana icyubahiro. Uyu mugabo nawe yakuruye umujosi, areba aho yari yicaye aramubura. Uyu nawe avuga ati Imana urakoze, ati nubwo ugiye kunyirukana ngongere ko wari ugiye kunyirukanira, wanze kunyumva. Ubwoba bwaramwishe, areba iburyo n'ibumoso, aramutabaye, agiye ari inzoka. Mana nyagasani, iri somo ibi bintu ntibizakubeho. Iyi video uyisharinga inshuti zawe, kuko ibi bintu bireze. Mana nyagasani, yataye ubwenge, yatangiye kumubwira ati wabibwiwe n'iki ko uyu muntu atari umuntu koko, kandi koko si umuntu, aragiye. Mana nyagasani, yari yizeye yuko agiye kurya umwana, yizeye yuko agiye kwishimisha, ariko nk'uko bigenze. Uyu nawe yabwiye ati Imana urakoze kunyubahisha, iki nicyo nzatuma ngukorera nzakakurambaho. Ati nsobanurira. Aramubwira uti nta kintu cyo gusobanura, iyi niyo bita Imana nyamana, nabikubwira urananira, nabikubwira urambwira ngo uranyirukana, ngaho nyirukane ariko ndagutabaye, uzahora unyibukiraho ko nagutabaye.